Amazina nitwa Ubayimfura Chantal, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro, murenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu Kabeza. Kugira ngo mbe umurangi nabanje guca mu buzima butandukanye. Je nyimara gushaka umugabo nahuye n'ikibazo gikomeye cy'uburwayi. Uburwayi nyoberwa ubwo ari bwo, nkajya ngira ibintu bikaza bikamvana ku gitanda bikanshyira munsi y'igitanda, nkajya nsa nk'umuntu uhwereye. Inyuma yaho biba ngombwa yuko nivuza kwa muganga wa kizungu, ariko indwara nibayibone. Bikaguterura ku gitanda Bikanshyira munsi y'igitanda. Nasanga nikanguraga ni munsi y'igitanda. Noneho nyuma yaho byanze nagira inzira y'igipfumu. Njya mu bapfumu benshi batandukanye ndivuza. Nivuje mu bapfumu bagera mu 137. Niba nabashije kugeramo. Kuko urwo rugendo narugenzemo igihe kirekire cyane, mu myaka ishika 17. Mbara n'ubwo buzima nijajara, ubundi bikanga, nkongera nkaremba, ubundi bikanga. Nyuma y'ubwo naje kumenya umurangi, ariko naramenya umurangi. Ibyo nari ndwaye byanywishaga inzoga bikomeye cyane. Nari muto, nafashwe n'ubwo burwayi mfite imyaka 18. Nanywaga inzoga nk'ijerekani y'urwago. Nyuma y'isanka barayirangije. Inzoga kandi nashaka inzoga y'ibitoki ihoze. Gusa nkunda gushima umugabo cyane, yahuye n'akazi gakomeye cyane kuko yaranyihanganiye muri ubwo buzima bwari bugoye. Igihe kiza kugera tuza kumenya umurangi. Ngeze imbere y'umurangi, umurangi abasha kumpishurira neza icyo ndwaye, aramvura. Ariko hagati aho ngaho nageze imbere y'umurangi bikomeye cyane, nari maze kuba umusazi. Wa musazi ukuramo imyenda. Ariko sinasaze ndi umwe. Nasaranye n'umwana mukuru w'imfura, nsarana n'umwana wa gatatu. Twese twarabasazi. Tumaze kuba abasazi nibwo umuntu yaje kuturangira mu barangi. Tugeze imbere y'abarangi batubwira ibyo twari turwaye, si ukuvuga ko tutari tubizi, twari tubizi ariko twarabuze utuvura. Kuko byari karande zaho nashatse. Ubwo nyuma yaho barangi baratuvura, ntago byari byoroshye. Byari bikomeye cyane. Ndavurwa ndakira, ariko mbere yaho nyijya mu bapfumu bajyaga bambwira ko mfite impano. Kambwira ngo mfite impano y'ubuhanuzi. Yewe bikomeye cyane n'abarokore nabagezemo, nabo bakajya bambwira batufite impano y'ubuhanuzi. Ariko ya mpano nibona inzira icamo kubera bya bindi byari bibambiye. Ndagerageza ngasenga ariko biranga. Abanyamasengesho bakaza bakarara mu rugo bagasenga, bamara gusenga bya bindi bikanga bikongera. Nabandi mu nzira ngenda bikankubita hasi. Nicyo gihe nize kwambara ipantaro, nazi kwambara ipantaro kubera iyo mpamvu. Kuko najyaga ngira ikibazo bikankubita hasi ndi mu muhanda ngenda, navuge ne ejo nazambara ubusa. Nagarura ubwenge agahenda kakanyica nkababara cyane, nkareba iherezo ryanjye nkarishaka nkaribura. Kuko mu bapfumu bo bashatse no kuma inzira yo kugira ngo ndagure n'ibikoresho by'abapfumu bose bakoresha. Araho nagiraga bakangirira impuhwe barebye uko meze. Narwaraga umutwe uteye ubwoba, nkajya mvuga ngo wazana icyuma ngasatura nkasukamo utuzi wenda twarekamo bikagira icyo bitanga. Ariko ntibyakunda, ngerageza kwiyahura mu buryo bwose bushoboka biranga. Ubwo abapfumu baragerageza bampa bya bikoresho, bahamagara imandwa zabo kuko numvaga mbese ariho amahoro nayabona. Kuko bambwira ko ibyo ndwaye bishaka ko mbikorera. Ndavuga ningize amahirwe wenda hari nkabikorera nkakira byaba ari umugisha. Ndagerageza nabyo ndabishaka, imandwa zanga guhaguruka ngo zivure, ahubwo kugira ngo zivure zirushaho kunyica. Igihe kiza kugera haza abantu, umuntu wasengaga ruturutse i Bugande, yari umufureri, aza Saint Michel, hari umuturanyi wari uzi ikibazo cyanjye. Ariko bwa gataho ngaho n'induru mu rugo nago zaburaga. Twanaga n'umugabo rimwe rimwe akihangana, ubundi mu bana byamfasha nkakubita. Ibintu mu nzu twaramenaguye twaramaze, byasa nk'ibimaye agahenge, nkasanga ubuzima bwanjye bungoye cyane. Igihe kiza kugera rero ngiye gusenga. Ngezeyo umufureri ko yigishaga, nkumva muri nge hari ikintu kirimo kugenda gisa nkaho mpinduka. Mfata umwanzuro njya kumureba ku bukeye ndamuganiriza. Mugezeho nahuye n'akaga katoroshye, bura kutiga n'agahinda. Mugeze imbere nsanga aravuga igiswahili, icyongereza n'ikigande. Ururimi narizi cyari Kinyarwanda gusa. Ubwo bisaba ngombwa ko nifashisha undi muntu ku ruhande uri bubashe kumfasha nyine kumvugira. Ariko nawe ari umunyabibazo.
atangiye kumubwira urumva njye sinumvaga n'ibyo amubwira noneho agejeje hagati yari amasaha yo bari bagiye gukora misa ya saa 10 atangira kwivugira ibye icyo numvishijeho gusa uwundi muntu ari ku ruhande yararakaye cyane aza yihuta aravuga ati kuki arimo kuvuga ibye kandi yagomba kuvuga ibyawe Frere ikintu yakoze mu mufuka kuramo inote 2,000 arayima arambwira ati akira aya mafaranga mu gitondo bya bintu bitegere bimwe nahawe n'abapfumu byari ibintu bitandukanye byinshi ngo ni imyambaro y'imandwa harimo ibihu by'imondo harimo intebe nyarwanda harimo inzogera harimo ni byinshi cyane wawe cyangwa byari n'abapfumu babimaga abapfumu bose nacagamo barabimaga bakambwira bati nta kiri kizagukiza nuko uzaho umupfumu icyo gihe nafite imyaka 28 nari nyine na muto cyane nibwo nabijyanye arambwira ati rero bira ntago byagukiza uzakizwa no gusenga mutekereza nyine ibyo bintu byose mfite mu rugo arambwira tubinzanire mbijyana Saint Michel mbishyira umupadiri maze kubimuha ubwo nyuma yaho ngira agahenge gagiye gitoya kuko arambwiye atanu nzajya nsengera hose ujye ubuhari yabaga ari yabaza Butare yabaga he iyo naburaga n'itike naramureba nkamubwiye nta tike mfite yarayimaga tukajyana nagerayo hari ukuntu bari abanyagatulika kuko njye ni umunyagatulika bagera mu gihe cyo gushengerera imandwa zahitaga zinguta hasi najya kumva nkumva ngize ubwoba bwinshi cyane nkumva hari amajwi arimo kumbwira ngo twirukanye tugende igihe nakirukanse ngo ugende ubwo ubwenge bwahitaga bugenda sa n'uwihutisha rero uko wavuga kira ko wahindutse umuhereza nibyo nashaka kuvuga urumva inzira naciyemo ni ndende cyane igihe rero kije kugera ibyo byose maze kubitanga muri abo bapfumu biza kunanirana bimaze kwanga nibwo baje kundangira mu barangi abarangi mbageze imbere bambwira ibyo ndwaye ariko none nari mbizi ariko barambwira bati ikizagukiza ni ugusenga ni ugusaba imbaraga z'abamarayika zikakuvura gusaba bati amagambo tugambo niko tuzangeza bati tuzagukiza nekereje imiti nanyweye iri myinshi cyane myinshi ibyo niyukaga ibyo nisigaga byari byinshi abwira niba ari amagambo nzayavuga amagambo nagerageza kuyavuga ubundi ariko ubwo n'imaze kugarura ubwenge nyine amagambo nkayavuga rimwe na rimwe naba mfite amagahenge nabona ukuntu abana banjye bari kunguwe hariya barwana bagira ibiki bikaba ngombwa nyine ko babafata bakabazirika none umusazi nyine uko bameze nkagira agahinda nkibaza iherezo ariko abarangiye bakimuka bakambwira bati humura komera tuzakuvura igihe rero cyaje kugera baramvura ubwo nasubiye inyuma kugira ngo babwireho ya mano yaturutse imana n'abandi barayimbwiraga ariko batazi inzira yayo igeze mu barangi rero yase kibe maze kuyikuraho za mandwa zimaze kuvaho imano irabone tangira gukora itangiye gukora ubwo marayika w'Imana ari unyicayemo ngiye ubwanjye ya mano nahawe na Ruhanga itangira ubwo navuga nko guhanura itangira guhanurira abantu ngaho nguko ariko naje kubona urahanura cyangwa uravura ndavura ariko nkoresheje guhanura umaze kuvura abangahe abantu benshi umwana ngwe nabwo napfa kwita mbamenye ngeranyije baba bagera nko mu bantu barenga 100 kubera ko bavurwa bagenda bararenga 100 mama dufashe tubwire umuntu uri kuvura akira bitwaye igihe kingana iki biterwa n'indwara arwaye cyane imyizerere ye ashobora kuza adafite imyizerere yuko agomba gukira ashidikanya ibyo bigomba gutuma ubuvuzi bw'abarangi budingira kimwe nuko uburwayi yaba afite bwa budakomeye cyane nabyo bigomba gutuma yavurwa vuba twebwe na miti dukoresha kwizera yego indwara zose murazivura zigakira ntabwo twe tuvura indwara tuvura kenshi ni indwara zikomoka ku myuka mibi iterwa n'abadayimoni za diabete na kanseri ntabwo muzivura bakwakiriye bakakubwira gusaba marayika n'umunyagatulika ugasa Imana bavuze marayika babyakiriye ntabwo nari ubushidikanya kuko na mbere hose nari umusenzi narasengaga nari umukarisimatike iby'Imana n'ibya Bibiliya nari mbiziho cyane kuba nari isanzwe nzi yuko hari abamarayika boherejwe n'Imana baje kurengera ikiremwa muntu mu isi ntabwo byari bunungure cyane ni ukuvuga ngo kuba umurangi ntabwo bikukura mu idini wagamo turi abantu benshi batandukanye bafite amadini atandukanye iyi mbaga iri aha ngaho ureba harimo amadini yose uko uyazi yego ese uhuza gute n'ibya Bibiliya abamarayika batuvura ni abamarayika b'Imana boherejwe n'Imana
kuza gutambira abantu. Urumva rero naho bitani n'ibya Bibiliya. Ariko twebwe bikaba ari ivuriro atari idini. Yego. Hanyuma abarokore cyane no muri ADPR bavuga ko abarangi bakoresha imbaraga z'umwijima bityo ntibabemere cyangwa se ugasanga abantu basa n'abahanganye. Mwe muvuga iki ni imbaraga z'umwijima koko? Twebwe ntabwo ari imbaraga z'umwijima. Sinzi aho babivana hariho. No kuvuga ngo mu barangi uhamya abarangi ni uzi icyo bamukoreye. Yego. Gerenze icyo bankoreye kandi izo mbaraga z'umwijima nazo nabonye. Kuko nta imbaraga za Satani ntago zakirwanya. Niba naravuwe nkavurwa ibisazi, nkavurwa ibikomoka ku myuka mibi, amarozi n'iki, urumva ko ari imbaraga z'umwijima ntago zamvura. Ngere mu myanya nashidikanya ko ari imbaraga z'Imana. Ese ibisazi bafite byatuma budusha kugendera ngo bakuvure nk'abandi ku buryo bisaba ko wanyuze inzira cyangwa nawe waragize indara ntago nigeze mbasha kugerayo. Byari bya bintu byiyoberanye. Ukambara ndi umudamu mwiza mu nzira ngenda umwanya mutoya wajye kubona ukabona ibintu bimusasa nk'umunyagicuri. Yego, urumva ko nabanje kwivuza nyine nzi ko ari ikibazo cy'igicuri cyangwa se n'indwara runaka, ariko abaganga nibo basha kubibona. Amazina yanjye nitwa Uwimana Beata, nkaba ndi presidente w'agateganyo wa Aga Rwanda Network. Aga Rwanda Network akaba ari ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda bishyize hamwe kugira ngo barengere inyungu z'umwuga bakora w'ubuvuzi gakondo. Aga Rwanda Network rero ihuza abavuzi gakondo bafite impano zitandukanye bavurisha ibimera, amazi, ubutaka ndetse n'inyamaswa, ariko ntitwakwirengagiza ko harimo n'abavuzi gakondo bakoresha impano ishingiye ku muco ndetse bavurisha impano twavuga ko ari ukwizera cyangwa se imbaraga bahabwa n'Imana umuremyi ariko zidakoresheje ibifatika. Twumvise uvuga kuri umwemeramana. Yego. Kuriya kuntu marayika avuga cyane bikaba naho uva ko umurangi ari ushyirwa imbere cyane nk'ubashisha abarangi gukira na biriya byose bavuga bagiye bageraho. Ubifata ute mu bisobanuro mute nk'abakuriye Aga? Urakoze cyane. Abarangi bavuga ko bavurisha imbaraga z'abarangi, nibyo koko. Bo mu kuvura kwabo ntago bakoresha bya bimera twavuze cyangwa ibindi bifatika, bakoresha imbaraga za marayika. Ntago bakoresha imiti, bakoresha imbaraga za marayika. Aba bari hano ubarwa akaba ari impano bafite zitandukanye n'iz'abandi bakoresha ibimera. Abo marayika namwe murabazi? Abamarayika iyo dusomye muri Bibiliya, Imana ifite ijuru ibamo, ikagira n'abamarayika bayigaragiye umunsi ku munsi. Abamarayika akaba ari ibiremwa by'umwuka. Abantu bababona bakabatekereza nk'abantu mwayobya sosiyete, mwababwira iki mukurikije uko mukora n'inzego bwite za leta n'uburyo n'ubuzima gatozi mufite kugira ngo ibikorwa byemerwe ahantu hatandukanye mu Rwanda? Urakoze cyane. Urambaza nk'umuntu uri mu bavurisha abarangi, ndi mu bahagarariye Aga Rwanda Network, ariko ku giti cyanjye ndetse na komite tuyoboye ubu ngubu Aga Rwanda Network, imbaraga z'abamarayika abarangi bakoresha ni impano bafite, ntago ari impano yo kuyobya abantu, kuko mu biganiro batugejejeho batugaragarije neza ko n'ibikorwa byabo bifasha sosiyete, bifasha urubyiruko, bifasha abubatse kugira ngo bave ndetse no muri bya bindi bishobora gutuma leta igira ibibazo. Twavuga batubwiye ko iyo uri mu barangi hari amategeko ukurikiza: kudasinda, kudasambana, kutiba, kutagira urugomo. Murumva rero ko ibyo ari inyigisho nziza zishobora no gufasha sosiyete yacu nyarwanda kugira ngo amakosa n'ibyaha bibashe kugabanuka. Urakoze cyane. Ntago navuga ko ari uburyo bwo gukorana cyangwa se gusubirana, kuko n'ubundi bari mu ihuriro rya Aga Rwanda Network, ariko kubera imiyoborere yagendaga ibigizaho itabasha kubumva, idashaka gusobanukirwa n'impano zabo, bituma hazamo ubwumvikane bukeya. Twebwe rero icyo tugamije ni ukugira ngo duhuze za mpano ziri mu buvuzi gakondo zitandukanye, kuko abantu ntago bagira impano zimwe. Za mpano ziri mu buvuzi gakondo tubashe kuzihuza, tubashe gusigasira umurage w'ubuvuzi gakondo. Hari icyo mwise komozaho kare muvuga ngo
uzajya ananirwa muzamunanirwa kuvura muzamwohereza mu barangi byahurira he imiti yananiwe ibyo kwiza byo byashoboka ese cyo mutamubwira ngo najye mu rusengero asenge mukamwohereza mu barangi urakoze cyane buriya umuntu aza kwivuza yarabanje mu rusengero yarabanje kwa muganga kuko twe twakira n'abantu babanje guca kwa muganga kuko indwara zishobora kubafata ari indwara twe tudashobora gusuzuma ariko yaciye kwa muganga abasha kutuzanira ibisubizo yakuye kwa muganga tukabasha kumufasha hari indwara rero dushobora kutavurisha ibimera cyangwa ntituvurisha amazi bya bindi bifatika twavuze bishobora guca muri laboratoire ariko za mbaraga barangi bumva marayika akoresha kugira ngo akize zikabasha gukiza wa muntu tuzirikane ko ibintu byose ni ukwizera icyo wizeye nicyo kikugirirwaho hanyuma leta yabashije kwemera ubuvuzi gakondo mu Rwanda ko bushobora gukora koko ariko mu banyarwanda muri rusange cyane cyane abafite imyemerere ya kirokore ntabwo bizera ubuvuzi gakondo akenshi bafata nk'aho ari ubukoresha imbaraga z'umwijima mwebwe nka Aga Rwanda Network ni iki mukora kugira ngo abanyarwanda bizere ubuvuzi mutanga urakoze cyane burya ibikorwa birivugira umuntu ntago yakwizera kubera ko wamubwiye ahubwo yakwizera bitewe n'ibyo wamukoreye mu barwayi twakira ntago twakira abantu batagira amadini twakira abantu bari mu madini atandukanye ndetse nayo ya kirokore kandi ubuvuzi bwacu nabwiye ko bushingiye ku bimera ndetse no ku bindi bifatika ndetse no ku myizerere nabo barokore mu nsengero iwabo bizera ko bashobora gusengera abantu bagakira leta yacu rero ubuvuzi gakondo irabwemera kuko n'ikimenyimenyi ubu hari umushinga w'itegeko uri gutegurwa uzagenga ubuvuzi gakondo bwacu kugira ngo tubashe kugira itegeko rirengera umuvuzi gakondo ndetse rishobora no kumuhana mu gihe yakoze amakosa twizera ko rero itegeko nirimaze gusohoka ubuvuzi gakondo buzajya ku murongo ndetse n'abakibushidikanyaho bakabasha kumenya ubuvuzi gakondo kimwe navuga ni uko mu bavuzi gakondo hari ababyiyitirira ariko atari impano yabo bigatuma abo bavura batabagiriye icyizere kuko baba barabavuye ntibakire ndetse muri iki gihe cya none tubona cyangwa twumva ku mirongo nsakazamajwi abantu benshi bamamaza iby'ubuvuzi gakondo ugasanga bashobora kuba barabikoze cyangwa babikora nka bizinesi cyangwa amaramuko ibyo bigatuma abantu bumva ko ibyo dukora nta gaciro bifite ariko mu by'ukuri ubuvuzi gakondo burakora ubuvuzi gakondo buravura iyo wabashije guhura n'umuntu ufite iyo mpano koko atari ugupapira yishakira amaramuko ubuvuzi gakondo ushobora kubwiga ubuvuzi gakondo ushobora kubukomora no ku wundi muntu igikorwa cy'uyu munsi ahubwo reka mbanze nkivugeho kuko ni umunsi mukuru w'abarangi mu Rwanda wahuje abarangi batandukanye n'abo bavuye cyangwa se n'abana b'abarangi ndetse haje n'abaturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda harimo n'abandi batandukanye bo mu bindi bihugu impamvu rero uyu munsi wabaye ku mugaragaro ntubere mu rwihisho nuko abarangi bari fiyeri bari purawudi y'uburangi bwabo reka abe mbivuga ari niyo mpamvu natwe twaje kwifatanya nabo kuko twemera impano zitandukanye z'ubuvuzi gakondo akaba ari niyo mpamvu rero nabwira abanyarwanda bo gutinya abarangi bo gutinya abavuzi gakondo muri rusange kuko ibyavugiwe hano nge byampaye ishusho ntarinzi kubavurisha abarangi mwatubwira muri Aga Rwanda Network mufite gahunda ki mu minsi iri imbere Aga Rwanda Network itariki 31 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka turateganya umunsi mukuru w'ubuvuzi gakondo nyafurika mu munsi ngarukamwaka washyizweho n'abakuru b'ibihugu bya Afurika bateraniye Lusaka muri Zambia babona ko ubuvuzi gakondo nyafurika nabwo bugomba guhabwa agaciro bateganya umunsi wo kujya babwizihiza murakoze cyane mwatangira mutwibwira n'inshingano zanyu nitwa Kajongi Jean Bosco akaba ari uhagarariye ubuvuzi bw'abarangi mu Rwanda aribwo mu magambo ahinnye ubarwa hanyuma mwatubwira uyu munsi iki gikorwa giteraniye hano kivuze iki ese ni iyihe mpamvu cyabaye ni ukuvuga ni umunsi ngarukamwaka tugira kugira ngo tugaragaze ibikorwa dukora
ndetse n'abatatuzi batumenye. Cyane cyane ko ubuvuzi bw'abarangi buzwi nabi, niyo mpamvu twashatse twashyizeho umuryango bita ubarwa kugira ngo abatabizi babimenye. Nk'uyu munsi mukuru urabona haje n'abantu badasanzwe bazi ubwo buvuzi. Mu by'ukuri rero ubu uwageze hano adasanzwe azi abarangi akamenya ko bavura indwara zikomeye zananiranye, afite umuvandimwe cyangwa akabona inshuti irwaye, yayiyobora hehe? Hano hari abarangi, cyane cyane ko abarangi bakorera mu turere twose, imirenge hose baba bahari, noneho bambuka n'imipaka. Murabona abavuye Uganda baje kudushyigikira. Murabona ko ubuvuzi bwacu mwabyiyumviye ko ari mpuzamahanga, ntabwo ari bwa bundi bukorerwa mu miryango, ariko twebwe turagutse. Ni iyihe sura mukeka yari iri muri rubanda ku barangi? Ni iyihe mwifuza ko rubanda yagira ku barangi? Isura yari iri muri rubanda nuko batazi umurangi bakamuvuga uko bishakiye. Ibyo rero twebwe ibyo twifuza, kuko abarangi bavura indwara zishobora kujyana mu ivuriro rya kizungu bazivure. Urugero, dufite abarwayi benshi bananirwa kwa muganga wa kizungu, bakaza bamwe bafite bafite za sonde, bakaza babasezera bati mugende mutegereze uruzaza, yamenye umurangi akagera akakira, ejo akaba ari muzima. Hari zimwe mu ndwara tuzi ko zananiranye ngenda kwa muganga zitarabona urukingo cyangwa umuti, nka kanseri cyangwa se sida, nawe mwamubivura cyangwa izo nizo? Buriya rero buriya kugira ngo indwara wenda ibe kanseri, uritangira ari buhoro ikabura imiti. Buriya yinaniranye, iyo bagiye kwa muganga bakakubwira ngo nta ndwara bari kubona, ya ndwara irakura ikazavamo kanseri, ugasanga urwaye nk'akaguru, bakagira igihe cyo kuvuga ngo bagakureho. Ariko buriya ubuvuzi bwacu ntibugaragara, tugafatanya n'abaganga ba kizungu, kuko dufite ubuhanga buhanitse bwo kumenya uburwayi umuntu afite. Tujya tubibona nk'abana bavuka bafite ingingo zitameze neza, iyo atavuwe niba usanga bafite ubumuga. Ariko hari abavuka bakamenya abarangi, bakagira amahirwe yo kugira ngo bwa burwayi bari bafite bukire. Indwara ubumuga bwo mu mutwe n'izindi nyinshi, cyane cyane ko twebwe tuvura indwara ziva ku marozi, ziva ku myuka mibi no kuri karande. Hamwe ujya kwa muganga bajyana n'uburwayi, muganga akakubaza ngo ese nta muntu w'iwanyu wo mu muryango waba uzi ufite ubwo burwayi? Burya biba byabayobeye iyo bakubaza ziriya ndwara bita ziriya ni indwara zituruka kuri karande. Biriya rero iyo ugeze imbere y'abarangi, iriya karande bayikuraho. Cyane cyane ko twebwe dufite ubuhanga buhanitse bwo kuvura nta muti dukoresheje. Dufite impano, twifitiye Imana yaduhaye, ushobora kuza, ngira ngo mwabyumvise yuko ushobora gukora ku muntu ya ndwara bwa burwayi yari afite bukagenda. Iyo mpano izite ko ari cyo gituma abantu batabyumva. Impamvu batabyumva, nk'ubu muri abanyamakuru, ariko impano mufite ntabwo muzizi. Hari igihe muba mufite izindi mpano mushobora gukoresha, ahubwo kubera ko mutazizi mugakoresha nyine iyo mufite mu biganza. Ariko ubu ushobora gucuruza, siko bimeze, ugasanga urushije umunyamakuru kugira gutera imbere. Rero igeze imbere y'abarangi, kuko abarangi ni imbaraga z'Imana zikorera mu bantu, zikavura indwara zananiranye. Bivuga ngo bareba aho wavuye, n'aho uri, n'aho uzaza. Bivuga ngo za mpano Imana iba yaraduhaye ntabwo tuzizi. Namwe mushobora kuba hano umwe muri mwe ufite impano y'abarangi, ariko ukuba utabizi, kuko utaragera imbere y'abarangi ngo bakubwire ngo ufite ubuvuzi. Nk'ubu nkanjye
kuva mu buzima bwanjye mu busore bwanjye nakoze imirimo myinshi itandukanye nikorera, ariko kubera ko Imana ariyo nshakaga nza kugira ngo ngere mu barangi. Uhagera gute? Uhagezwa n'ibibazo. Iyo urwaye ukajya kwa muganga wa kizungu uburwayi bukananirana, ushakisha kugira ngo urebe ko wabona aho wagirira amagara mazima. Tubwire muri make uko wageze mu barangi. Uko nageze mu barangi, urumva kizungu yarananiwe, ngerageza kujya mu bapfumu birananirana. Wari urwaye iki? Ni ukuvuga nari mfite uburwayi byabanje kuza ari akantu gatoya kaza hano, kari kameze nk'aka ntabwo ari agasununu, kariya bavuga ngo ni gangiriyo, gangiriyo, ariko kaza ari gatoya, kagenda gakura ku buryo ubu kereka wenda mberetse nk'amafoto yanjye ya kera, kiza kubyimba kigera hano, mbega gifata hano itama ryose. Njya kwa muganga wa kizungu bakambwira ngo barambaga, abantu bakambwira ati niba kubaga ahantu ni ahantu habi cyane uzapfa. Noneho abantu bakagenda bantera ubwoba, bakambwira ati nkasanga nk'umuntu w'umudamu ari kurira ati rwose umugabo wanjye yishwe n'icyo kintu. Ubundi nkabona umuntu ari mu bitaro nk'amaserumu ati barambazi icyo kintu. Noneho ntangira kugira ubwoba, isi ntabwo cyandyaga, cyarabyimbye gikurura itama, hari n'igihe ntamenyaga ko gifite. Ariko noneho ngerageza kugira ngo njye mu banyarwanda, mu bapfumu biranga, umuntu aza kunjyana mu barangi. Ngezemo barambwira bati tuzakuvura. Ahantu hose nazengurutse mukambwira ngo muzamvura, barambwira bati tuzakuvura. Ndavuga rwose naho icyo muzantegeka, kuko byarigeze biba byananiranye. Ndetse bambwiraga yuko nashoboraga kujya hanze ngo aribwo bambaga n'ibyo byose, ariko nkabona harimo abantu bajya hanze bakajyanye uburwayi bakagarura mayiti. Hari nabo tujya tuvura bava hanze baragiye bakakubita za muntuza mu Buhinde bakagaruka tukabavurira hano. Hari ubuvuzi bushingiye ku bimera, ubuvuzi bwa kizungu, ubwanyu bushingiye ku ki? Ubwacu ni impano bitandukanye n'ubuva ku bimera n'ubwa kizungu biratandukanye. Ari nayo mpamvu nakubwiye ngo igihe ubuvuzi wacu buzamenyekana bugakorana n'abavuzi ba kizungu, kuko hari indwara ushobora kujyana kwa muganga ntibabone uburwayi kandi urwaye, kandi waza mu barangi bakagusuzuma bakubwira bati ufite uburwayi ubu n'ubu. Kwisuzumisha mu barangi bisaba iki? Hishyurwa ngahe? Iki kiguzi? Ubundi urebye abarangi ntabwo bakorera amafaranga, ariko kubera ko bibaye nk'ibintu byo kuvuga ngo umuntu wese araza yisuzumisha, ntabwo byagira agaciro. Dushyiraho utuntu dukeya two kugira ngo ubihe agaciro, ariko iyo utanayafite ukaza ni 5,000 kwisuzumisha. Bivuga ngo iyo utayafite bigaragara ko uje utayafite, twebwe turakuvura. Ariko kuvuga ngo umuntu wese araje ngo ngewe ngo nta bushobozi mfite, kuko cyane ko tunabyirebera iyo tubona ko ufite ubukene koko. Hari n'igihe ugira ibintu bikagushiraho ukivuza, kuko iyo ugenda wivuza ugenda utanga amafaranga, ugera mu barangi amafaranga yagushizeho, turakuvura. Iki gikorwa ko gihenze mukaba muvuga ko muvurira ubuntu, mwagikoze mwifashishije iki? Ni ukuvuga harimo ubwitange. Iyo uvuwe kubera ineza tuba twakoresheje, harimo abatanga ibyo bita ishimwe, ushobora gushima ndetse bikabitana na cya kiguzi wagize gute wagombye kwaka umuntu, kuko ayo mafaranga niba tukwatse kugira ngo usuzumwe ibyo 5,000 nayo ngayo utanga, noneho ibibazo byawe byazakira. Waba utanafite n'amafaranga ukagenda ukajya gukora, kuko buriya satani ni umugome ushobora kukubera inzitizi ntugire ikintu ugeraho. Ngira ngo mwabyumvise hariya
ikakubuza nk'ubu mukaba muri abanyamakuru mugakorera amafaranga ukabona mugenzi wawe aratera imbere ariko wowe ntutera imbere kandi mukorera umushahara umwe. icyo nicyo kiri. ibyo murabivura nabyo. none se ibyo byose rero ibyo nibyo ni imigambi ya satani. ni ukuvuga satani itabayeho twese twatera imbere, icyo wakora cyose cyaguteza imbere. umuryango ubarwa ukora byemewe n'amategeko, ufite icyangombwa cya leta cyemera gukora mu Rwanda. ni ukuvuga ngira ngo abavuzi gakondo nta mategeko bafite abagenga bariho, ariko ngira ngo bari gutegura itegeko ribagenga. ni ukuvuga sinzi aho uzajya hose ugasanga abavuzi gakondo uretse kuba bibumbiye mu ntuza mu mashyirahamwe bakagira icyangombwa cy'amashyirahamwe, ishyirahamwe ribagenga. ntabwo ubuvuzi gakondo mu Rwanda nta tegeko rihari, ntabwo baguha icyangombwa, ntabwo baguha ubuzima gatozi kandi nta tegeko rikugenga rihari.